Yo wagwani no muhungu wanyu Fabulous King nkaba mbazaniye umuhungu wanyu Oliviston abakurikira Oliviston TV yaba kuri Instagram yaba ku rubuga rwa YouTube yaba ku rubuga rwa TikTok mwese mbahaye ikaze tugiye kuganira n'umuhungu wanyu Oliviston yaramaze iminsi yarabuze ariko yarahugiye mu kazi. Nagira ngo tumuhe ikaze rero atubwire aho yarahugiye mbega twongere dukumburane dukumbuzanye kuko uyu munsi afite projet nyinshi yari yambwiyeho tuje kubabwira muri rusange kuko tugiye kuyatubana mu buzima bwa buri munsi. Oliviston tuguhaye ikaze kuri TV yawe. Cyo urakoze cyane Fabulous King. Nkuko mubizi Oliviston nigarukiye mani ku kintu bijyanye n'ibyangwe mani imideli mani murambona abantu batubeshye mani n'abahanzi ari ibintu mani basigaye biharaje mani ugasanga umuhanzi ni umuntu twemera ariko ugasanga ashaka gukora akazi kose cyarimo mani niba uri umuhanzi nyine niba uri designing ntabwo uri umuhanzi mani uzakora akazi kose cyarimo we hakaza abantu mani nawe bakwambike bakora ibintu nabo bisanzemo ibintu mutwambarira uko musigaye musanga usanga abantu bapeti b'imihanda abana bazi kwambara kurusha n'abahanzi babigize umwuga. Icyo bintu mubona koko muzabikora kugeza neza impamvu mudutekera mani bitabaho. Nibyo uvuze gutyo unyibutsa bamwe mu bantu abo wambika muri fashion cyangwa mu mafilme mbona baba bafite ibintu byiza kandi baba banagaragara neza. Urugero nkawe biragaragara ukomoje ku kintu cy'abahanzi. Ntekereza ko natwe mu banyamakuru no mu bantu b'imyidagaduro basanzwe hari abajene usanga badusebya kandi mu by'ukuri bari bakwiye kuba basa neza kurenza twebwe tubakurikira cyangwa namwe mwambika abo bantu. Urabona nk'ukuntu wambaye wagira ngo ni wowe muhanzi, wagira ngo ni wowe muntu ukora ibintu byose biba bigezweho. Ni iki kintu washishikariza na bamwe mu banyamakuru bagenzi bacu? Hari n'abasore mbona bameze nkaho wenda tuvuge babaye bamagaze pe, hamwe usanga umuntu atazi ikintu ashobora kwambara yaba agiye ku bitangazamakuru yaba agiye kuri stage runaka yaba agiye mu gitaramo. Ikintu wakwigisha bano bajene b'i Kigali tubyiyambarira babyanga tubyiyambarira. Urabona ko muri iki gihe uri gukora fashion, uri gukora ibintu bijyanye n'amafilime, ubihuza gute? Niki kintu wabwira urubyiruko rw'iyi minsi ko abenshi usanga bari kugenda bahinduka batinganyi, usanga abenshi bari kuba basinzi barishwe n'ibiyobyabwenge? Ubigenza gute? Ubihuza gute? Niki kintu wabwira urubyiruko tutararenga ku ibyo bintu bijyanye n'abahanzi n'imyambarire? Urabashishikariza iki mu buryo bakiga kwambara ibintu bya caguwa numara gusubiza ku ibyo bintu by'abahanzi no kwambara kwabo? Amwe usanga batazi kwambara neza. Uratubwira ko icyo kintu kiri gutera urubyiruko kuba bari kwitwara nabi bigezaho usanga benshi barabaye abasinzi basigaye bibera mu bintu by'ibiyobyabwenge mbega biraho ngaho. Fab no kuvuga ngo abapeti b'iminsi ukuntu basigaye bimereye mana, abapeti basigaye bashaka kwambara neza nta kintu bakoze. Ukumva nta kintu yakoze ariko akeneye kwambara ibintu birenze iby'umuntu ufite akazi. Icyo kintu none nta kuntu wazaba mu buzima bw'umuntu ufite amafaranga. Wowe nta mafaranga ufite ngo ibyo bintu bizagukunda, uzajya kwiba kandi niwe barabizi bazakwica bazakuvuna. Abapeti bajya mu biyobyabwenge, abapeti mane babura guhugira mu kazi. Ubu ngubu ngewe nk'ibyo bintu kugira ngo mbikore isere nanjye ubwanjye kugira ngo n'umwanya wo kuryama aba ari ikibazo kitanyoroheye. Utekereza nawe igihe cyose nyine bari muri filime bari muri fashion designing ibintu nyine nk'ibi mbavuga ati nanjye nakoze ikintu kirenze ku buryo umuntu wese uzakibona azabona ko ari ikintu kirenze. Nawe urumva uwo mwanya ni mukeya. Bivuze ngo ikiri gutera abantu kujya mu ibyo biyobyabwenge no kugira ngo nuko mbega bakunda ubuzima bwiza ariko batinya gukora. Akenshi ugasanga ntabwo bakunda gukora, n'abakora bakora uturimo tworoheje kandi ugasanga umwanya nyine wa mugani barawubonye uhagije wo kujya mu ibyo bintu. Bivuze ngo rero niyo mpamvu abenshi usanga babaye n'abatinganyi kubera ko benshi babijyamo bakunda ibyo bintu byiza nta mafaranga bafite. Wakunda ibintu byiza n'amafaranga ufite gute? Bazagushukisha ikofi mane kandi bazagufata kubera ko n'ubundi inyota y'ibyiza kandi nta kintu ufite. Wowe uratinyisha intoki zawe ko turi umujene mane wakwatatse n'akazi ugakora nk'abandi. None se hari bamwe tuganira bakatubwira ko impamvu bamwe biberamo gutyo bagasanga abenshi ntibakitaye no ku bakobwa, ntibari kwitanaho nk'abahungu. Bakubwira ko akenshi usanga n'abakobwa b'iyi minsi barahindutse, usanga abakobwa basigaye bikundira abahungu bafite amafaranga gusa.
mbega bigatera abahungu bandi nabo kujya muri babamere bakuze no kujya kwibera abatinganyi, kuko abakobwa ngo bari mu majenerasiyo yabo usanga batabitayeho. Ese abakobwa bo ngubu ntibaba babigiramo uruhare kugira ngo abahungu bo bahinduke? Ese iyo uri umujene rero ukabona nawe umukobwa, ubundi buri mukobwa wese wamugira icyizere, wamwinjirira ugatereta, ariko ikibazo umukobwa we kigiye muraganira, mpana ibintu abatekereza mu mutwe, wowe uzi ko muganiza uko ukunda nk'umuntu, noneho unabizi wakakureba akavuga ati sha nkeneye sheri, kandi arabizi ko nawe ubwawe nyine murikiringa muba muri kumwe igihe kinini, ariko ubwawe azi n'inyota ufite y'ikintu, ariko akaba atatinyuka no kuba yakubwira ibintu bijyanye n'urukundo rwawe nawe, kurekera abona ko nta kintu ufite nyine. Bivuze ngo turajya dukunda abakobwa bameze gute ubwo? Usibye umukobwa Imana yakwihera ubundi, kandi turaza kujya mu nsengero tujye dusengera abagore tuzashaka, kubera ko abakobwa b'iki gihe ntabwo bagikeneye kubyara. Ariko mwebwe abasitari bambwiye ko biba byoroshye kugira ngo ube wafata umukobwa, ngo biroroha cyane, uri umusore mwiza usa neza ufite amafaranga, birumvikana ko mwebwe abakobwa biba byoroshye kuba mwahuzana. Usa neza rega mwana, ahantu bibura ariko uwo mukobwa uri kuvuga ntabwo ubwo bwiza bukeneye, ntabwo akeneye icyo cyangombwa, umva inyota afite n'ibiceri kandi nawe ntabwo akeneye gukora. Ubuzima bw'iki gihe bwose udafite rare ba nta kintu ufite. Ikibazo rero abakobwa babashinja ko buriya ngo abasore b'abasitari ngo kenshi ngo niyo babakunze ngo murabababaza cyane, ngo uraza ngo hari ibyo uba ukeneye ngo yaguha ngo ukirukanka. Se biba bimeze gute? Ni uko muba muhura n'abakobwa benshi bakabasarira, cyangwa ni uko wenda ari uko mukunda kwiberaho tu? Ntabwo ntuzafata ubuzima bwa buri muntu wese ngo ugeranye n'uwo, uwo byabayeho ntabwo ariko buri wese ariko bimubaye ibyo bintu. Tuba tubona abahanzi benshi n'abantu b'abanyamideli nkamwe, abenshi usanga badakunda kubaka ngo ingo zikomere. Biba byatewe n'iki biriya bintu? Aho ntibitera abahungu bamwe n'abakobwa kuba bahinduka nyine abo barezibere n'abatinganyi bitewe n'ibyo bintu biba biri kugenda biba muri sosiyete tubona no ku mbuga nkoranyambaga hano? Biriya bintu nta muntu ubivukana. Hari umuntu nyine, hari umuntu twakuze tugira abana ugasanga hari umuntu mukuru nawe ugasanga ateye nk'abakobwa n'ubundi buzima busanzwe. Hari n'uwo muntu noneho we ukura ariko bitewe n'irari ry'ibiceri agira cyangwa n'irari ry'ibyiza agira, kandi bamushigisha ngo ararebe bamuha amafaranga akaba yagiye gutya. Ni ukuvuga ngo ntabwo biriya bintu ari ibintu umuntu yifata ngo bije gutyo gusa. Mana hari abagenzi uba utabwira ibyo bintu we ngo leta yumva ari na filime itarabaho, gutinganya Imana. Ni iki kintu rero wabwira nk'abajene bifuza gusa neza nkawe, bifuza kwambara neza nkawe, ariko badakunze kuba bafite amafaranga? Ni iyihe nama wabagira? Se bakore gute? Babitangire gute? Ese kugira umuntu abe yagira uwo mukunzi bagumane bitware gute? Gira gutya gira gutya ukunje ubundi ipantaro, ubundi ukora akazi. Ubuse amabavu reba amabavu ufite, uri uzakora akazi bro, ese uzagera ku byiza utabikoreye bibaho? Ntabwo biba byoroshye. Ndumva hano ku ruhande rw'abafana b'abahanzi hari abavuga ko ngo wasanga impamvu turi kwibasira abahanzi ngo ari uko ngo tutambara amagaze. Ese koko ubundi umuhanzi akwiye kuba yakambara umwenda wa magaze? Umwenda wa magaze si ikibazo, ahubwo ikibazo ni umwenda uwo ari wo. Ni ukutamenya kubijyanisha, kutamenya n'uwo mwenda uwo ari wo, kuko magaze ibyiza byose siko biba bihuze ubushobozi. Hari ubwiza nyine, hari n'uburenze ubwiza. Uwo mwenda rero uvuga ngo wa magaze ni nawo wa wundi uvamo caguwa nziza, uwa danje wa mbere. Ni ukuvuga ngo muri rusange kwambara magaze ntacyo bitwaye, ahubwo mu mutwe niho umuntu aba ari magaze. Reka nkubaze, yonyine uri umusani, ufite umukozi mu rugo, uzambara icyangwe ujye kuri stage performing wambaye icyangwe, umukozi wawe azagenda yisumbira, n'ubundi icyo cyangwe kizwi ibiciro byacyo babizi, azagenda ajye kugisumba ku isoko. Mbese ubwo uzambwira ko uwo muntu kuri umusani wawe umukozi wawe nawe ubwo yabasha kwisumbira icyangwe nk'icyawe? Rero ndumva umuhanzi atakabaye yambara amagaze, kuko wa mugani nkamwe muba mucuruza cyane, muba mufitemo na caguwa, kuko nzi ko uri mu bantu bambuka imipaka bagiye kuzana ibintu birenze. Ndumva ahubwo twatangira bamwe tukabigisha n'aho bashopingira, kuko usanga batazi n'aho bashopingira. Kuko wa mugani biratangaje kuba nk'umuhanzi ashobora kuza kuri stage ukabona n'umukozi wiwe baje bambaye nk'imipira isa, cyangwa we n'inshuti ye bambaye imipira isa. Ntabwo biriya bintu nanjye mbyemera. Yewe
ubasha kunyumva azanyumve, utazanyumva nawe ibyo biramureba. Uzabasha nawe kuba yagira ikintu nyine yumva ko ushaka kwambara neza, azaze mwambike, azaze mwambika ngirira icyizere Mana. bamwita Olivier bose Stone. bamuzi n'ubundi ngo bambika ngo abo bantu uko nyine baba barahereye hasi nk'uko nanjye, ariko bakakanya umuhanga n'uwo nabashe kwambika. Oya nkunda kugukurikira cyane, nzi ko So, uri uyu mu bantu munsi- bambika abantu bakaberwa. munsi Uyu munsi nanjye mba ndi mu bantu wambitse kandi barasa neza pe. umunsi ndavuga ko uyu munsi wantunguye, ahubwo muri kabiri noneho nzabica. Eha, Si ibintu mbatekera wowe. reka dutegereze turebe, dukomeze tugukurikire. Reka ubanze kwanza ubwire abantu imbuga zawe zose, wibutsa abantu aho ukorera, wibutsa abantu ibintu uba ufite byose, umenye ko wambika abakobwa n'abahungu, tumenye ngo ibintu kwa Olivier Stone biba bimeze gute ku mbuga ahantu hose. Barabure. Ubundi Olivier Stone mu buzima busanzwe ni umujene utuje, ni umujene ukunda kwambara neza mu buzima busanzwe, umuntu nzi aranzi. Kandi icyango cyihariye Imana, icyango kitazwi. Ubundi bavuga ko icyango kitazwi bitewe n'umuntu uri kukureba. Cya kintu utasanga nta, niyo mpamvu uvuga ngo kitazwi. Kiba gisaba kumenya wa muntu nawe ukizi kabisa. Njye rero umuntu ushaka kujya azakurikirana ibintu byanjye ajya abona nyine move yanjye, ni Olivier Stone TV, channel yanjye yitwa Olivier Stone TV. Nkoresha kuri IG ni Olivier Stone, TikTok ni Olivier Stone. Jire ibintu dukora mane, twebwe dufite akazi kenshi kadandi kandi ntabwo tuzabatera ubunebwe, dufite ibintu byinshi byatari twe turi gukora. Njye na Fabulous King, abahungu turi mu kazi, turabica. Reka rero tube turetse ubwo, naho ubutaha ibiganiro bikurikira baraza kutubwira uko bino babibonye. Bakurikira Olivier Stone TV, yaba ku rubuga rwa Instagram na TikTok na YouTube, byose badukurikire. Ikindi Fabulous King nawe arahabaye, batubwire muri comment ngo turabakunda cyane.